Yes, reka twongere tubasuhuze cyane mwese mudukurikiye muri kano kanya. Reka mfata uno mwanya nshimire buri wese uhisemo ino nkuru, abakunzi batandukanye ba IRIS TV mu bice bitandukanye by'isi. Reka mbashimire cyane mu mwahisemo kudukurikirana, kuvuga ngo abantu bamaze gukanda subscribe kugira ngo bajye babona inkuru ndetse n'ibiganiro tubategurira bya buri munsi muri abagaciro gakomeye. Ushobora kandi nawe kwinjira mu muryango mugari wa IRIS TV ndetse na iris.rw, ukanda handitse subscribe aho hasi, ubundi ukazajya ukurikira inkuru ndetse n'ibiganiro tubagezaho. Mbaye ikaze rero nk'isanzwe. Uyu munsi nabwo mfite inkuru tuba dufite inkuru n'ibiganiro bitandukanye. Hari n'izindi nkuru zamaze kwandikwa kuri iris.rw cyangwa se iris.rw. Ushobora kunyarukira rwose ukabanza ugasoma, ugacurura, ukareba ibiri kuvugwa hano ku butaka bw'u Rwanda. Ni Jado Tuyishime tugiye kubana muri iyi nkuru nabateguriye. Nahoze mbona abantu hirya no hino muri iyi weekend bari busy cyane n'ibintu bya cano yabaye cano. Ntago byari byoroshye. Ubwo ni inkubiri yaturutse kuri Vestine na Dorcas ndetse na Emurene, yaje kuzamo Aimable, hakazamo Mike Kalangwa. Muri showbiz ntago byari byoroshye, cyangwa se muri gospel industry. Gusa biri kugenda bisa nkaho bigana ku musozo bariyunze. Uyu munsi rero narebye ndavuganira abantu bari hugiye kuri izi nkuru, ushobora gusanga bataramenye ibindi biri kuvugwa muri showbiz hano mu Rwanda cyangwa se mu gisata cy'imyidagaduro. Mu by'ukuri inkuru ukuntu iteye, mwakomeje kugenda mubona amafoto ari gucicikana aho ngaho. Nabanje kubereka muri ino video natangiye, mubona umusore rwose w'ibigango, mubona inkumi nziza ariko mumaze kumenya cyangwa se yamenyekanye hano bitewe na gahunda zitandukanye. Ashobora kuba waramumenye muri modeling, ashobora kuba waramumenye muri filime, muri video vixen, ashobora kuba waramumenye muhuriye mu kazi kuko ni umu entrepreneur. Byashoboka rero izi nkuru ni inkuru ebyiri zitandukanye ariko zifite aho zijya guhurira. Nakuzaniye Keza ndetse uri mu rukundo rutangaje ndetse runaryoshye cyane muri iyi minsi, ndetse n'uyu musore mwabonye ari we The Trainer. The Trainer nawe arazwi nk'umwe mu basore nawe ujya muri video clip, kugira ngo ari video mu minsi ishize namubonyemo ya wa musore rwose wari muri management ya Melody, niba nibeshye. Hakaba rero n'indi nkuru ya Nikuze wamenyekanye cyane muri City Maid, ari nayo yakuriyemo muri sinema cyane. Akaba ari umukobwa w'umunyarwandakazi nawe w'umwactress, ndetse ubu ngubu ashobora kuba atakibarizwa muri City Maid ku makuru mfite atari confirmed. Ashobora kuba atakirimo ariko ngira ngo n'abantu barajya babibona, ariko nta confirmation yatanzwe n'impande zombi. Uyu rero Nikuze nawe ari mu rukundo n'umusore nanone w'ibigango. Abakobwa nabo bari kwibasira rwose, cyangwa se bari guhitamo neza abasore b'ibigango. Donc byose twari bateguriye, turaza kugenda tubirebaho ku buryo bwimbitse. Wenda tudatinze reka duhere kuri Keza ndetse na The Trainer cyangwa Laurier Izere. Ni urukundo narwo ruri kugenda ruvuga cyane ku bitangazamakuru. Nazo mbona kuri Instagram ya Keza, nakubita kujya kuri Instagram ya The Trainer, nakwikoza ku binyamakuru nk'igihe ngasanga iyi story iri kwandikwa cyane. Ndavuga ni iyi story nyibabwireho, ese bimeze bite? Umunyamidelikazi acuditse n'uyu musore basigaye rwose bari kumwe kenshi. Akaba ari umusore uzwi cyane mu gukora imyitozo ngororamubiri cyangwa se no kuyikoresha abandi. Ku mbuga nkoranyambaga z'aba bombi rero basigaye basangizanya amwe mu magambo aryoshye. Ngira ngo wenda nawe ushobora kubyirebera ukajya nko kuri Instagram ya Keza, yitwa Keza Tereseki, ukareba amwe mu magambo yanditse kuri uyu musore. Hari nkaho uyu musore ejo bundi yanditse aherekeza Keza agiye hanze y'igihugu, bari ku kibuga cy'indege, agaragaza ko yatangiye kumukumbura. Aho yanditse ati ntabwo ndi kwizera ko bibiri kuba, ati urugendo ruhire. Ariko hagati aho abantu bakurikirana cyane ubuzima bwa Keza bakaba barajya babona kuri status yiwe tumwe mu video dutoya
ahubwo kuza kugenda tubona bari kumwe bameze neza, bari ahantu muri chambre bifotozanya amafoto, mbese bari mu rugo kwa Keza, wenda kuko nko kwa Keza urugo rwe abantu benshi bamaze kumenya kubera ko yagiye hakora nk'ibiganiro ku bitangazamakuru bitandukanye, bari kumwe aho ngaho. Ariko mbere ya byose mbibutsa ko Keza ubundi Keza mu muzi gute, Keza Terese kiri mu ntoki. Uyu mukobwa rero asanzwe ari umukobwa wundi umurika imideli, yabitangiye muri 2013, n'umwe banyamideli 10 baserukira u Rwanda i Lagos muri Nigeria mu iserukiramuco ry'imideli rya GT Bank Fashion Weekend, ubwo ni muri 2013. Uretse kumurika imideli rero n'umwe mu bakobwa bakomeye bakunze kwifashishwa mu mashusho y'abahanzi batandukanye mu Rwanda, gusa muri no minsi bisa nkaho asa nk'uwaye warabihagaritse, gusa agaragaye mu ndirimbo nka Pete Kidole ya Bad Boys ndetse na Good Life na Mama ya Bad Boys, ngira ngo hakaza n'indirimbo ya Active yigeze kugaragaramo muri 2019. Yari yambitswe impeta, uyu mukobwa yambitswe impeta n'umusore witwa Richard, wenda agafoto nakabereka, yes agafoto nakabereka, bari bamaze imyaka 4 bari mu rukundo, aza kumwambika impeta, tuza gutegereza turaheba. Ariko Keza ubwo yagiye bibazwa mu minsi ishize yagiye avuga ko byarangiye, yategereje nyine nawe ikagenda gutyo, yagiye nyine avuga ko ategera mu rukundo nawe, donc ibyabo byararangiye. Ubu rero ari kumwe na The Trainer. Uyu mukobwa rero Keza yanamamaye cyane ku mbuga nkoranyambaga mu Kuboza muri 2017 ubwo yifotozaga yiteye umwenda ufite amabara asa neza n'ay'ibendera ry'igihugu, ndetse ukanabamo izuba ryuzuye neza ibirango bigize ibendera ry'igihugu. So icyo gihe rero hari byavuzweho byinshi bitandukanye, higanjemo abanenze uyu mukobwa uburyo yaba yarakoresheje ibendera ry'igihugu, ariko abandi bakavuga ko wenda birimo patriotisme no gukunda igihugu, abandi bakavuga ko ritameze neza n'ibendera ry'igihugu, bityo rero nta blame nyinshi zabayeho. Ubwo nyine aba fashionist cyangwa se abakora imideli bafite ukuntu buriya baba bateguye ibintu byabo mu buryo bwo kwifotoza. Keza rero mumuzi muri filime za Badirama wo muri The Main, ngira ngo yagiye akina short movies zitandukanye, abantu banamukundiyemo mu minsi ishize, ngira ngo mu mwaka ushize wa 2020 Keza Badirama yamuzanye muri short movie, bakora filime zitandukanye nka za Street 37, tuhavuga filime yitwa Gufuha ya Season, inagaragayemo amapisode atandukanye. Uyu mukobwa yari main character akinana n'undi na mwenyewe nyiri filime ariwe Badirama. Gusa niba nibuka neza ajya kwinjira bwa mbere gukorana na filime n'uyu mugabo, ari filime yatangira witwa Can You Help Me cyangwa se Wamfasha, Can You Help Me. Izo filime nazo wazibona kuri iyi platform yo muri The Main. So nguko bimeze. Keza rero afite izina, n'umwe mu bakobwa baba ahantu heza hano mu mujyi wa Kigali, ufite imodoka nziza, n'umwantrepreneur ubirebeye no kuri Instagram ye, n'umwactress, akaba umumodo, akaba n'umwantrepreneur. Hanyuma ku rundi ruhande uyu musore rero bari mu runyenga w'urukundo bita The Trainer, nawe ni umusore w'umucuruzi hano mu mujyi muri downtown, afite iduka ngira ngo ni muri chic, rimeze neza cyane, ricuruza imyambaro ya siporo itandukanye ariko ifite marike, imyambaro myiza. Ni umusore ukiri muto w'ibigango wateruye cyane ibyuma kabisa nk'uko mwagiye mubibona. Uyu rero niwe bari gukundana. Akana gakuru rero nako kagiye gacaye ku ruhande navuze ni reka nkabazanire n'abakunzi b'imyidagaduro barebe uko bimeze. Ni couple rero ziba ziri gucicikana. Natinze reka nkomeze ku yindi couple yakomeje gutangaza abantu benshi. Ntago ari kenshi byabaye ko Nikuze cyangwa se Musanase Lola yagaragara mu rukundo ndetse akabishyira ahagaragara, ariko noneho uyu muri iyi minsi ntago byoroshye, ngira ngo abantu bamukurikiranira hafi bamaze kugenda babona umusore bari mu rukundo nawe. Namwe uyu munsi kuri Iris TV mugiye kumubona, soro umeze neza, ndakubona nawe w'ibigango ufite amatatuage. Ngira ngo reka nze ndebe haramwe mu magambo agenda yandika muvugaho, akenshi bigaragara bari kumwe mu birori bitandukanye, amutwaye mu modoka, basohokanye bagiye muri photoshoot. Ni umusore donc ufite amatatuage menshi mu gatuza ndetse no ku kuboko kwe kw'iburyo, ufite pink ke kwa abasore b'iki gihe nyine, umusore w'umusirimu mbese. Ejo bundi
uyu Laura Musana se cyangwa se Nikuze mwamenyere muri Stimade, navuga noze kare mvuga ni ari n'amakuru ajya hanze avuga ko uno mukobwa atakigaragara muri Stimade, yananiranywe na boss wayo Nelly. Bakaba batakiri gukorana muri Stimade, ariko muri Stimade abantu benshi baramukunze kuva day one. Stimade yagiye izamukana Nikuze, ndetse amazina agiye amenyekana cyane harimo Nikuze ndetse na Nick Dimpoz bakiranaga, kuko basaga nk'abo bari mu ba main characters y'abakinnyi b'imena muri iyi filime. Aza gukundwa cyane, abantu baramukunda, azamuka mu gasura kari naturel, ariko n'umukobwa w'umusirimu. N'umukobwa rero donc utaragiye agaragara mu rukundo nk'uko nabivuze, uyu munsi ari mu rukundo ndetse ari proud cyane, kuko urebye amagambo agenda yanditse mu minsi ishize yashyize kuri stati uyu musore. Reka wenda nyanyuzemo ijisho mbabwira n'amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza, aho yanditse ati to the most handsome man, the humblest, the most kind-hearted, the cutest pumpkin, the loving doll, the sweetest soul I have known, my ride or die. N'amagambo akomeye avuga ati niyo musore wagatangaza cyangwa se mwiza koko nigize mbona, kandi utuje uciye bugufi, ufite umutima muzima. Ndetse akaba ari umusore wamuhaye urukundo kabisa. At you brought every single meaning of happiness to my small world. You meant every single word you ever said, baby. You met my heart by loving me the way you do. Ngira amagambo namwe muri kugenda mwirebera avuga ati kabisa, ati ibyishimo byose mfite ni warabinzaniye. Mu magambo make atuvuze byinshi kuri ngewe, ati kandi umutima wanjye wari ukwiye kunkunda. I just can't have enough words. Ati ntago mfite amagambo menshi yo kubivuga to express exactly. Oh my God, amagambo ntago yoroshye. Ati to express exactly how much I love you, so you were simpler my forever, always happy. Donc n'amagambo bigaragara ko yari yanditse ku munsi we w'amavuko w'uyu musore. Ntabwo twabashije kumenya neza amazina ye, nagerageje no guhamagara Nikuze ku murongo wa telefone, ntiyabasha kunyitaba. N'umukobwa usigaye uri busy cyane muri iyi minsi, I don't know ibyo ariko byahugiyemo, gusa twizere ko ari byiza. So uyu musore rero nawe muri kumubona turi udukupre cyangwa se n'amakupre, mwenda mwari mumaze iminsi muri za channel ariyo sagiriho, ariko rwose kuko bimeze. Donc ni couple igezweho, amakupre abiri atandukanye, Keza ndetse na The Trainer hamwe na Nikuze. Uyu musore utangizwa na G, niba ari Jado, niba ari Jacques, niba ari James, I don't know, ariko nguko bimeze. Ifoto yo mwayibonye, ni muhuru uzamenye ko uyu musore yafashwe. Ngaye nguko rero iyi story nayo nabateguriye no kugira ngo ngende mbagezaho tumwe mu dukuru dutandukanye, kandi I will try to do it inshuro nyinshi. Nzagerageza kugira mbikora inshuro nyinshi kugira ngo mujye mumenya amakuru atandukanye bagenda vugwa hano ku butaka bw'u Rwanda, ndetse anagenda acicikana. Ndabashimira cyane mbikuye ku mutima, shimira cyane umuryango mugari w'abanyarwanda batwumva ndetse n'abatari abanyarwanda bumva ururimi rwacu tuvuga aho wari hose mu bice bitandukanye by'isi. Mwese ari abantu nahoze mbona cyane badukurikira, donc neka mbashimire muri za diaspora zitandukanye. Nk'iyo urebye abantu bakurikira ibiganiro byacu, mu by'ukuri usanga abantu bo muri US bari kuza imbere, United States, abantu bo muri Belgique, abantu bo mu Bwongereza, abantu bo muri Suisse, abantu bo mu Faransa. Yes, ndi kubona urwo rutonde bari abantu bari kuza imbere mu kudukurikira, ndabashimiye. Gusa n'abantu bo mu Rwanda nabo bakaza hafi aho, abantu bo muri Uganda, abantu b'i Burundi, mwese aho muri hirya no hino ku isi, muraba agaciro gakomeye cyane. Imana ibahe umugisha, mukomeze mudukurikire mukanda subscribe aho hasi. Iyo hakanze uduha cyangwa se ugize amahirwe natwe yaduhaye kugira ngo tugire umuryango umwe, ndetse ibiganiro bitandukanye tubidukoze namwe mubibona vuba nyine nk'abanyamuryango ba hafi, ushobora nawe kwita ubikora. Mukomeze mugubwe neza, yari Jado, tuyishime mu makuru atandukanye n'ibiganiro. Imana ikomeze ibarinde.